mama yaranwise nk'uko abandi batwita, ariko yarambwiye ko yajyaga ajya kwa muganga bakamubwira yuko muganga yajyaga amupima agasanga mu nda ye harimo ibuye, akumva ari ibuye riri mu nda ye. Ariko amezi 9 yarageze ndavuka. Maze kuvuka ntabwo navutse nk'abandi bana, navutse meze nk'igikeri. Utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba ZOOM TV24 nk'uko bisanzwe, abari mu Rwanda, abari muri diaspora, abari ahantu hariho hose ku isi, turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana, kandi twongera kubibutsa kudushyigikira mukanda kuri subscribe ndetse munakanda ku kantu kameze nk'inzogera kari aho hirya kugira mujye mukomeza kubona amakuru uko tuyabagezaho. Nk'uko mubibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umuntu umutumirwa mwadusabye kuva kera, umuntu mwifuje kuva kera kugira ngo aze aduhe ibihamya, ubuhamya bufite ibihamya bw'ibyo Imana yamukoreye. Reka tumwakire kuri ZOOM TV, aratangira atwibwira. Muraho neza? Muraho neza. Watangira wibwira abakurikiye ZOOM TV24. Murakoze, nitwa Niba Apolonie. Ndi umukristo sengera mu itorero rya Daperi mu Nyakabanda, Paruwasi ni Kicukiro Shere. Yego, yitwa Apolonie, ni umukristo muri ADPR Kicukiro, kubahasengera baramuzi cyane. Apolonie, ufite ubuhamya ugiye kuduhereza, siko bimeze? Niko bimeze. Yego, tudatinze reka tuguhe umwanya urambuye, utubwire, utuvire muzi, utubwire kuva ku ntangiriro imibereho yawe, ubuhamya bwawe ko buhagaze, maze abadukurikiye nabo bagira icyo bakuramo. Murakoze. Ubundi iwacu ni mu Burasirazuba, akarere ka Gatsibo, murenge ni Kiziguro, mudugudu ni Gorora, ariyo Ndatema. Aho rero niho navukiye. Navutse mu mwaka w'1989. Niho navukiye, niho mama ari, ariko papa we yarapfuye. Nkaba mvuka mu bana 8, ariko 3 barapfuye. Aho ngaho rero niho navukiye, ariho muri Gorora. Ubuhamya bwanjye rero buva ibyo ngiye kubabwira bwa mbere n'ibyo mama yambwiye, ariko hari n'ibyo niboneye n'amaso. Rero mu kuvuka kwanjye mu rugo ndi umwana wa 5, mama yaranwise nk'uko abandi batwita, ariko yarambwiye ko yajyaga ajya kwa muganga bakamubwira yuko muganga yajyaga amupima agasanga mu nda ye harimo ibuye, akumva ari ibuye riri mu nda ye. Ariko amezi 9 yarageze ndavuka. Maze kuvuka ntabwo navutse nk'abandi bana, navutse meze nk'igikeri, ku buryo mu miryango byababereye ikibazo. Mama iwabo ni Burundi, ariko papa we ni Umunyarwanda, we yavukiye mu Rwanda, ariko iwabo wa mama bo bavuye Burundi bahita baza mu Rwanda. Igihe cyarageze rero, bitewe n'uburyo aho hantu navutse n'abantu barebare, mbese ntabwo nakubwira. Nanjye ubwanjye maze kumenya ubwenge, nabonaga naramenya ibyo ari byo, nabonaga yuko atariho mvuka. Ariko bigeze aho ngaho nyine, kubera uburyo natafatikaga, nta maboko yari ariho, amaguru nayo, mbese ikintu nari ifite ni umutwe cyane cyane niwo ngo wagaragaraga. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mama nyine bambwira ati uyu mwana tugomba kumwica. Igihe cyarageze, imiryango iraterana, kuko bamwe baravugaga ngo ni Burundi. Mama akavuga ati reka mu muryango wacu nta mwana dufite umeze gutyo, ninjye wavutse njyenyine. Igihe cyarageze rero, mama arameka, arangije abanga imikanana nk'uko nyine nk'umubyeyi yanze ko banyica, ariko abandi bo bari babiteguye. Ashyira
ku buriri nyine. Icyo gihe bararaga ku rutara, arangije arameka ko yaramekaga ntihagire ubona yuko yametse. Ariko bitaragera hagati aho ngaho bageze icya mbere bapanze kugeragesha, babanje kumubwira ngo ntazamibere. Ibyo nabyo yarabikoze, bategereza ko mpfa biraheba. Rero bahita bagerageje ubwo buryo noneho bwo kunyica ngo mveho. Igihe mama nyine yari ametse amaze kumeka ahita ajya iwabo. Bagarutse nyine bazi ko ari njyewe uryamye, mama yambwiraga yuko data wacu ari wabaye wa mbere kujya gufata nyine kujya kumfata, ariko ari imikanana nyine yabangiyemo y'ibitoki. Yarateruye akubita hasi arakandagira biraturika, akagira ngo ni njyewe uturitse, arebye asanga ni ya mikanana. Barebye mama basanga yaragiye yageze iwabo. Igihe cyarageze rero mama ageze iwabo ngo yabwiye papa ngo ati umwana amutange bamwice. Papa we arangije avuga ati n'umwana umutanze agapfa n'abo ariya bose uri kureba bamukurikiye, ati yaba wari uzi ko aribo bazakugira akamaro. Nararangije avuga ati guma ahangaha. Yarahagumye, ariko igihe cyarageze hari umuntu wigeze kuzambwira ati hari ikigo cy'ikiziguro kirimo abazungu, uyu mwana wamujyanamo kandi bazagufasha. Igihe mama njyanayo kuko aho hantu nanjye namenye ubwenge, nsanga aho hantu nyiri uwo muzungu bamwitaga Nyiranuma. Bajya bambwira ko ubu ngubu, mbere nigeze kubaza barambwira ngo akorera mu Gasyata, ariko yaraje inaha kubera mbere yahise agenda yasubira hanze. Igihe cyarageze rero baramfasha bakanjyana mu byuma, nibyo byakururaga aya maboko muri kubona, nibyo byakururaga izi ntoki, nibyo byakururaga aya maguru muri kubona njyewe mfite. Ubundi nari kugenda se nicaye cyangwa se mbese bakazajya bangaburira aho ngaho. Ariko mama yajyaga ambwira yuko bajyaga bampa ibiryo byabo. Hari igihe nyine bateguraga nk'ibiryo bakavuga ati abana mujye mubategurira gutya mubatekere gutya, ariko njye ngo nageragayo bakampa ibiryo byabo akaba ari byo bampa. Ubwo rero ngeze aho uko bigenda bihinduka nkagenda nkuramo gakeya nzana izo ntoki, amaboko aza. Bigeze aho ngaho rero baduhaga n'ibintu byinshi, babahaga ibintu byinshi cyane. Umuntu umwe waje kubwira papa ngo arambwira ati siko cya kintu gikijije kwa sobukwe. Papa amaze kubyumva ahita aza gucyura mama, nyine tugaruka mu rugo. Tugarutse mu rugo n'ubundi icyo kigo twagumije kukijyamo kuko ntabwo twararagayo. Twagendaga mu gitondo tukagaruka nyamugoroba. Igihe cyarageze rero ngarutse mu rugo, n'ubundi bagumije kunshakisha. Umunsi umwe nyogokuru ngabwira mukuru wanjye, arambwira ati uzacyurirana igiti nugera hejuru uzakirekure kikubite hasi. Mukuru wanjye yarabikoze, ko ngo yangejeje hejuru. Icyo gihe mama yambwiraga ko ari igiti cy'umuvumo, aricyo yanyuranye yangejeje hejuru. Rero arandikura ngo mu biti bibiri gutya ndahagama. Baza kuza kubivuga noneho mama nyine yoherezayo abantu, baraza bankurayo. Ubundi akaniro akankubita hasi. Ubundi mama ageze aho aravuga ati uyu mwana ngomba kumwifatira, kuko naho yanshyiraga ntabwo nariraga, aho yansigaga nyine niho yansangaga. Igihe cyarageze rero dusa nkaho tuvuye muri icyo kigo, kuko ndibuka mama yigeze kumbwira ati abo bazungu bigeze kumubwira ati watwihereye umwana. Papa aranga bitewe n'ibyo yabonaga ndi kubyaza umusaruro, arabyanga. Dusimbutse aho gatoya ubuzima bwarakomeje, mba muri iyo miryango. Mu kugenda kwanjye rero wenda utekereza gutuse nagenze nte. Mama yambwiye ko kugenda kwanjye nabanjije, sinigeze nkambakamba nk'abandi bana nk'uko bagendesha gutya amavi. Njye nagendeshaga ikibuno bitewe n'uko amaboko yabaga ari magufi n'amaguru ari magufi. Nkagendesha ikibuno, nabona ngo abantu badahari nkagendesha ikibuno, nabona baje nkaryama. Ariko habaga urushungero rwinshi, abantu benshi bakaza bakanyuzuraho. Ubwo naba ndi nko kugenda ngendesha icyo kibuno ngo nkahita ndyama nkabihisha. Ibyo byavuyeho niga kugenda, ko kugenda kwanjye ngo narabihishe. Wenda ushobora kuvuga uti se wenda naryaga gute. Mama yambwiye yuko mu kurya
nyine yajyaga anambika ariko ageze aho ngaho akazajya ashyira nk'ikintu kirekire nkabasha kugezayo za ntoki nyine akabyegereza nkagenda mbimenyera bitewe n'uko aho ngaho muri abo bazungu bagendaga bankurura nkagenda mbimenya. Igihe cyo kuva cyo kugenda ibintu byose nagiye nyuramo ni nk'Imana yabinkoreshaga. Ngeze aho niga kugenda, mu kugenda kwanjye nahagurutse ngo umuntu wambonye n'inyogokuru niwe wambwiye ati njyewe nabonye agenda. Arangije arongera abibwira mama ngo bari bafite inzu nyine zirebana zose zari bigonye hepfo no haruguru, umwe ajya haruguru undi ajya hepfo. Ndahaguruka rwose ngo barambona ko ngenze, mvuze bavuze mpita mbyumva mpita nicara. Baraje bafata inkoni ngo barankubita zimbabaje, ndahaguruka ndagenda. Ushaka kuvuga uti se icyo gihe witwaga iki? Icyo gihe nta zina nagiraga, nari ikintu rwarunu, igikeri, mbese ikintu cy'ibizina. Mbese wenda uwunyise izina ryiza mama yambwiraga ko yabaga anyise Rutwe kubera umutwe munini. Noneho uko ngenda nkura maze no kumenya no kureba, nkagenda ndeba nk'abantu. Ubundi ikintu mu buzima bwanjye navukanye maze kumenya ubwenge. Mama yajyaga ambwira ko nagiraga umujinya cyane, umujinya bitewe n'ibyo numvaga bingwa mu matwi. Bigeze aho ngaho rero nsa nk'umuntu noneho maze gukanguka, kuko navuye muri santere, igihe bahitaga ngo ni santere. Navuyemo mfite imyaka 5 ubwo navuye muri santere. Ndangije mpita nkomeza rero ubuzima bwo mu rugo. Mu buzima bwo mu rugo rero maze kumenya ubwenge, n'ubundi barankubitaga, umwe akamirika aha undi akamirika aha, nkumva atari ko nkumva saho ngaho mvuka. Dusimbukishije ndagenda noneho nkora ku bintu noneho nibuka. Noneho ndibuka maze kumenya ubwenge ngenda noneho ntwara n'akadomora njya kuvoma ntanasenya. Ndibuka yuko mubyara wanjye yamfashe akazajya njyana gusenga muri korali y'abana. Noneho anjyanye muri korali y'abana ntabwo nari nzi guseka. Najyaga nseka nigana abandi, mukuru wanjye akambwira ngo ubwo nacyo kirasetse, nkumva ko guseka ari icyaha. Ariko wenda mutavuga ngo wenda usinseka, ndaseka rwose ndananezerwa. Noneho rero bigeze aho ngaho yambwira atyo nyine nkumva guseka ni icyaha. Ariko najya muri korali nkabona ukuntu abandi bana basabana, nawe akabinyigisha nkabona ukuntu, mbese noneho nanjye nkagenda mbyigana. Ariko naba ngeze mu rugo nkafunga isura, ariko naba ndaho ngaho nyine nkaseka. Ntaguciye mu ijambo, hari ibyo wari umaze kuvuga bakwigisha guhinga, ujya muri korali. Ubwo muri icyo gihe nyine utangiye gukora utwo turimo, utangiye no gusohoka ugenda, wari ufite igihe wari umaze kugera mu myaka ingahe? Aho ngaho maze guhinga, papa nyine ari kunyigisha mu myaka nk'icumi. Imyaka 10 niho narengeze, kuko ndibuka ko papa yafashe agasuka gatoya aragakwikira, arangije aragenda anyigisha nyine ukuntu bahinga. Noneho hari igihe najyaga niharika nk'akantu k'akajaridi gatoya ngashyiramo nk'ibishyimbo byinshi, akagenda anyigisha atanga ntabwo bashyiramo ibishyimbo byinshi, bagenda bashyiramo kimwe cyangwa se nkagenda nyanyagiza nk'ukuntu banyanyagiza. Ariko uko bigenda bigira gute mu mutwe wanjye nkumva hajemo ibintu byo guhinga. Ntabwo nigeze mvuga ngo wenda ngo naricaye ngo sinagira icyo nkora. Narakoraga, nkajya gutashya inkwi, nkavoma, mbese imirimo yose yo mu rugo. Ntabwo nigeze wenda bavuga ngo ngiyi reke, ngiyi ni iyawe, oya. Ahubwo imirimo yose bayinsangishagamo yose nkayikora. Kuko ndibuka yuko intambara iba nibwo numvise maje gufunguka mu bwenge, ndangije kureba. Kuko ndibuka yuko intambara iba baratubwiye ngo tugende, nkabona n'abandi bikoreye ibintu tukagenda. Ariko icyo gihe nta kintu banyikoresha, ngibuka nta kintu bigeze banyikoreza. Twaragiye, ndabyibuka ko twageze hagati bukeye bwaho tukabura papa, nkabura na musaza wanjye. Kuko icyo gihe mama namuje se papa yagiye, ambwira ngo papa yagiye mu nama.
niko yatubwiye numva yuko yagiye mu nama nkumva akazagaruka noneho bigeze hagati ndibuka ko twirukasa ari nijoro tugenda twikoreye ndibuka ko nageze ahantu nkarira hano mu kibaya noneho mama abwira mukuru wanjye ati wamufashije nawe ukamuhuhiramo basi ukamuterura hanyuma rero nawe ko yananiwe akavuga ati iki ngiki ntabwo cyanesha umutwe ati n'abazima bapfuye ati mwaswe iki ngiki ati kitaho ngaho ariko ndibuka ko mama yafashe ukuboko akanjyana njyewe ari ahantu wenda njya ntekereza nkavuga ni ntabwo yabikoreshwaga n'ikindi nuko yabikoreshwaga n'uburyo ndemyemo ntabwo sinavuga ngo wenda ngo hari urundi wenda urwango wenda yarano nese ko atabikoreraga abandi ni uburyo narindemyemo wenda bari buze wenda kukimfasha wenda mbwire n'abantu wenda bameze nkanjye wenda muri icyo gihe si uko wenda we yamfataga mu isura y'uburyo naremyemo akumva yuko nagomba kubaho ntapfa njye niyo nuza maze kumenya ubwenge niho nahise mbitekereza bigeze rero aho ngaho ndibuka nyine uko yavuze uko nguko bigeze aho ndibuka nyuma twaje gutaha tugaruka mu rugo ariko icyo gihe nari maze icyo gihe nza nahise njya mu wa mbere kuko njye nagize amahirwe intambara irangiye ngewe muri abo bana bose ni njye wamenye gusoma no kwandika n'abari inyuma banjye nibo bagiye mu ishuri batatu bari inyuma yanjye nanjye wa kane nitwe twagiye mu ishuri ariko abari imbere yanjye bitewe nimba ari uburyo bavutse mbere babasha kujya ku ishuri wari uzi gusoma no kwandika bose ntabwo bigeze bajya mu ishuri yewe rero naharaniye kuvuga ngo reka njye mu ishuri noneho ndibuka ku ishuri ntabwo mu rugo bajyaga banangira amafaranga y'ishuri mwarimu yarayantangiraga nkabona ndigeze ahantu natangiye gutanga banyaka amafaranga y'ishuri nari ngeze mu wa gatatu rero tukigera nyine tugarutse mu rugo ndibuka yuko twabuze abantu batwengera ibitoki hari ukuntu mama yagiye gutera umuntu amutiye nyine agiye gutera umusore waho aramubwira ati wanije runaka akaza akanyengera ibitoki aramubwira ati sinjye watumye abawe bapfa avuze atyo mama araza arabitubwira kubera ko mu rugo aba bakobwa babiri bari bakuru nibo bari imbere yanjye nibo bari bakuru ariko bitari ngombwa ko bajya muri ibyo bitoki rero barabinyigisha ukuntu babigenzaga barabanzaga bagatemeramo ubwatsi kugira ngo bwa bwatsi bube bwinshi noneho bya bitoki bihite bigenderamo bitatuma bwa mbere ntabwo nabanzagamo ko bitewe n'uko nari mugufi kubera ko ibitoki nta kintu cyabaga cyanangira nari kubijyamo ugasanga ndanyereye ariko ibyo byatsi babishyiragamo byamaga imbaraga zo kubasha gukandagira ibyo bitoki bikagenda bijyamo kuba icyo gihe mwengeshaga amaguru twengeshaga amaguru ntabwo twengesha kereka iyo byabaga ari nk'ibitoki bikeya niho twengeshaga amaboko wenda bose bakabijyamo nurugero nk'ibitoki bivemo ibidomora 8 ntabwo wabyengesha amaboko hanyuma icyo gihe warabyengaga wenyine wajyaga mu muvure kwenga ibitoki bivamo amadomoro 8 narabyengaga kuko icyo gihe bafataga nk'igiti kirekire bakagishinga nko hasi nkagifataho cyangwa se bagafata nk'umuvure bakawushyira hagati y'insina ku buryo ndi bufate insina yaha n'iyaha cyangwa se waba utambitse gutya wenda nkagenda nkafata nk'insina yahariya nkongera nkagaruka mu wundi mutwe bagenda babinyigisha rero birangira bimenye bivuye aho ngaho wenda hari ukuntu wenda natakuze wenda abanyarwanda muri kubyumva namwe murabyumva nakuze mu buryo wenda bw'ibitekerezo nsa nk'umuntu biretse noneho bakazajya bashaka amafaranga nabaye mu buzima bwinshi butandukanye narahinze nagezaho naho mpingira abandi bitewe n'ubuzima bwo mu cyaro naba nyennye ikintu nkagenda nkakigira ariko ibyo zari intambara nyinshi ndibuka ko nageze mu mwaka wa 4 mama ararwara arwaye baramuroga yamaze imyaka 8 ngeze aho ndavuga Imana mbabarira ariko nuko byabaga bimeze gutyo narasengaga kandi n'ubu ndasenga ariko ubu ngubu birarusha ibya mbere
ntabwo nyisenga nkambira ubu ngubu noneho byarushijeho. Ubu namaze gusobanukirwa Imana icyo ari cyo, namaze gusobanukirwa umuntu, namaze gusobanukirwa imbabazi, namaze gusobanukirwa mbese buri kimwe cyose naragisobanukiwe. Icyo gihe rero nageze aho ngaho mama arwaye, ndasenga ndavuga na ko Mana mbabarira basi nimenya gusoma no kwandika nkamenya ibintu naho natamenye indimi nariko nibaza nkazajya njya n'ahantu nkasoma n'icyapa nibase nkarwaza mama. Ubwo rero nageze mu wa kane, nari ngeze mu gihembwe cya kabiri, ngeze aho mpita mbireka mpita ndwaza mama. Uwo mukuru wanjye rero ntabwo na mama ntabwo bumvikanaga, hari nanjye ntabwo twumvikanaga. Ubwo byageze aho ngaho ndibuka hari ahantu yari yarahinze ibijumba, mama arambwira ati genda uraheho gatoya unzanire ibijumba bikeya niko bavugaga, hanyuma rero unzanire uteke ndebe ko nabishobora. Mu by'ukuri naragiye n'igitaro n'isuka, ndagenda ngezeyo nikubita isuka ya mbere, sinzi ikintu yankubise ngo mu isuka. Umuntu wari uri inyuma yanjye niwe wamubwira ati kuki wishe umwana, arambwira ati mureke nyice n'ubundi ntacyo kimaze. Ibyo bijumba byarinze birangira bitageze iwacu. Nagiye menya ubuzima bwinshi, ubundi ngiye mu buzima bwanjye maze kumenya ubwenge no gusobanukirwa. Ntabwo nari nzi kwinginga ngo kubwira umuntu, nimba mubwiye rimwe nkabona arabyanze, nahitaga mwihorera, ahubwo nkahita nshaka ibindi biri mu mutwe wanjye. Ubundi nta n'umuntu ngiye najyaga ngisha inama cyangwa se ngo ngende ngo mwicare iruhande ngo mubwire ukuntu bimeze, numvaga ari njye njyenyine. Cyokoza maze kumenya ubwenge ndibuka yuko nyine ubuhamya bwa mbere, ndibuka ko haje umuntu akambona kuko umuntu naramubonaga aje nko mu rugo nkahita nigendera, kuko mukuru wanjye ndibuka ko yuko yazanaga umushyitsi akambwira ngo abashyitsi baraje sohoka, nkahita nsohoka nkajya gutashya cyangwa se nkajya kureba ikindi kintu nkora. Noneho ubwo haje umuntu ahita abwira mama, ambwira ati ariko uriya mwana n'uwawe, ambwira ati n'uwanjye. Icyo gihe nari sinzi ahantu nari mvuye, ariko ndibuka ko nari ndi ahantu babika amasuka, ndagenda nicaramo ndabyumvira byose uburyo nabayeho. Ndangije na mama ntabwo namukundaga, ariko maze kumva ukuntu nabayeho n'uburyo yamfasha atanjugunye, numva ndamukunze cyane. Bigeze aho ngaho rero ndasohoka, ariko ntiyamenya ko nari ndi aho hantu. Ndangije ndamureba uwo mugore amaze kugenda, noneho ndamubaza nakumana ni kuriya nabayeho. Numva ikiniga kiramfashe ndarira ndagenda, ariko nyine mbihamana mu mutima. Aho ngaho igorora wavuga uti se wabanaga gute n'abaririmbyi? Igorora wenda ukuntu nabayeho, nabaga muri korali, nabanze kuba muri korali y'abana, ariko bakajya banga kunjyana mu yindi korali bitewe n'ubugufi. Ariko icyo gihe cyarageze nyine biba ngombwa yuko banjyana mu yindi korali. Ndabyibuka ko n'indi muri korali y'urubyiruko, noneho iyo korali y'urubyiruko ingirira icyizere, yitwaga korali ingabo za Yesu niko yitwaga, ariko ubu ngubu ntabwo igihari, nasubiyeyo mbona si igihari, havanze izindi. Icyo gihe nayo dirigente wayo. Uburyo wenda wavuga ati ngewe ngiye mu buzima bwanjye ngira ikintu cyo kwihangana, uko waba uri kose ndakwihanganira, uko waba umeze kose nabana nawe, mbese nkunda kwihangana. Niyo wabona ukankumva rwose narigenderaga nkaguha amahoro. Ariko nyuma yaho nigejeje kuvuga ikintu cy'umujinya, ushaka kuvuga uti se byagendaga gute nko muri famiye cyangwa se nk'abantu wenda ugezemo. Nararwanaga buryo ki. Nyuma aho ngaho nyogokuru papa ataranyita niwe wanyisataga akana mujya mukita amapigire, kuko no mu cyaro bajya barimamagara, kuko ntabwo wabona umuntu mukuru aguhamagara iryo zina. Ndaryitaba mu cyaro. Bigeze aho rero maze kumenya ubwenge, ntabwo ukuntu najyaga ncukura na tuwarete bitewe n'uko mu rugo byaga bimeze, nabona ibaye nini nkagenda nkajya gushaka amafaranga nkabaha, bakongera so bimenya uti. Nakundaga kureba, kandi n'ubu ngubu nkunda kureba ariko ncecetse. Nakunda kujya nk'ahantu bari gucukura tuwarete nkababaza se uwo mwamanutsemo gute, bakabisobanura, ubwo nkahita mbishyira mu matwi
nkagenda bakabona mu rugo ndabikoze nta n'uwumenye n'uburyo bigenze. Iyo nakoraga ikintu cyanjye ntabwo navugaga ngo ndabaza runaka ngo se bigenda gute, njye byanzaga mu mutwe gusa nkahita mbikora. Ubwo rero bigeze hagati mama yaje gukira. Ukiri aho ngaho ku cyo gucukura tuwarete waragendaga ugapatana nyine ukajya ahantu kakikiraka cyo gucukura tuwarete kugira ubone amafaranga yo kujyana mu rugo, ugakora icyo kiraka ukarangiza ukabona amafaranga? Oya, tuwarete ndi kuvuga niyo mu rugo. Niyo mu rugo ahantu wenda nakoze wenda mu cyaro tuvuga imisiri. Waragendaga ugapatanisha, wamara gupatanisha ukazajya ugenda ukahahinga, none wamara kuharangiza bakakwishyura amafaranga. Tuwarete rero nayicukuye mu rugo iwacu, niho navugaga ninjya kubwira runaka ntabwo wayincukure. Nagezaga metero 3 namara kuzuzuza nkajya gushaka andi mafaranga ku ruhande, nkaza ngahereza nk'umuntu agahera kuri za zindi nagejejemo, ibintu bigatungana neza. Ari kuvuga wenda guhoma inzu nakata ku rwondo nkarukata, kuko bajyaga batubwira ngo iyo urwondo ruhiye urarufata warukubita gutya rugahama, ariko iyo urukubise gutya rugahunguka rwabaga rudahiye. Ibyo byose nagiye mbimenya. Ubwo rero muri nuza wenda wavuga uti se ubuzima bwose bumaze kurangira naciye mu buzima bwinshi. Bigeze aho rero wenda navuga ngo ndibuka yuko nabatejwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Icyo gihe byari mu kwa 8 ku itariki 8 niho nabatejwe ahantu rwa Gitima. Aho ngaho niho navuga ngo niho nari maje noneho gutekereza, niho nari maze kuba mukuru, niho nari maze mbese kuba inkumi mbese. Nubwo ntago ndabyibuka mbatezwa haje atwenga icyo gihe kubera ko mu rugo nyine mama we nagakijijwe, twenze ibintu by'imitobe, abantu baraza barabyina, mu cyaro barabyina cyane nk'iyo babatirishije bakaza bakabyina bakavuga ijambo, bamara kurivuga mbese hakaba ikintu cy'igitaramo. Nicyo kintu numva cyatangiye kunyinjiramo. Kimaze kunyinjiramo rero maze kubatizwa, ndibuka yuko ariho nahuye n'ibigeragezo. Mura n'ibigeragezo byo mu rugo, ibyo gukubitwa, ibyo mbese ibintu byinshi. Nanjye ubwanjye mba numvaga naye umutwe, numva bindenze. Hari igihe najyaga no muri korari nakubiswe, cyangwa se nkajya muri korari nkaza wenda n'urugero nkava nko mu masengesho, nagera mu rugo nkasanga mbese ibintu byose byazambye. Ndibuka igihe kimwe ndibuka guciye mu ijambo tukiri aho ngaho ko wari umaze gukura kandi ufitiye abo mu rugo mu marukoro turimo dutandukanye aribo bitabaza mu tuntu twinshi, ariko umaze gukizwa ubona ibintu bitangiye kuba bibi, urukubitwa, ubona byaraterwaga n'iki? Maze rero gukizwa, impamvu igihe nabonaga ngiye kibitera nuko noneho nabo nari nsanze baravuga ati oke, noneho ubwo bimaze gutyo nibyo twamukoreraga, noneho tugiye kurushaho. Nuko wenda ngiye nabivuga cyangwa se wenda nkabutekereza n'uburiya ni ukugira ngo wenda Imana yimpime se cyangwa se irebe ukuntu uburyo wenda wenda bitewe n'uburyo byari bimeze. N'urugero narahingaga, nkahinga nk'ibishyimbo, wenda nkashyira nk'ahantu, ngashyira nko mu cyumba, naza wenda nagiye nk'ahantu nkaza ibishyimbo nkasanga babitwaye, nabo mu rugo nibo babitwaraga bakabijyana, nkarira, byo kurira bikavaho nkihanagura. Cyangwa se icyo gihe ndibuka nahise ntekereza ikintu cyo gucuruza, kuko gucuruza ndanabikunda cyane. Ntekereza icyo gihe nacuruje imineke, parafini narayicuruje, ncuruza indagara, ncuruza umunyu, ariko muri ibyo byose uko nabicuruzaga ndibuka yuko banyibye amafaranga menshi natanabara. Noneho umuntu arambwira ati rero ayo mafaranga ujye uyacuruza, nubona amafaranga uyashyire mu kidomora cya parafini, ati kuko nta kuntu bazabona ayo ariko bakambwira ati ayandi ujye uyashyira ku ruhande, wenda nk'umuntu ushaka kuvunjisha ujye uyashyira, atari kwa menshi ujye uyashyira mu ntuza. Nkabwira se nibiza atoya, ati ntacyaba, koko ndabikora. Maze kubikora sinzi ukuntu bacunze, sinzi ukuntu byagenze, bakazajya bashyiramo ibibabi by'ibitoki, bino bintu reba nk'igitoki cy'umunyagara, reba bino bintu biba byisesetsemo by'ibirere, bakabikatakata neza no kuntu harungurukamo gutya nkabona ni inoti.
nyuma najya ku parafini yashiramo nkasanga ni ibiceri byonyine. Ubwo rero byaragezeho nyine ubuzima burakomeza, ariko icyo gihe hari abana bajyaga baza bakambwira ati washaje tukakujyana i Kigali. Numvaga kujya i Kigali ari ukujya mu byaha, kujya i Kigali mbese nkumva ni habi cyane. Ariko hari igihe kimwe najyaga nkunda kurota nkabona abantu benshi, nkabona amakorari menshi, nkabona ama etaje agerekeranye, nabibwira mu rugo bakambwira ati se nuri umurokore ati n'ubundi urenda gupfa ukajya mu ijuru. Nanjye koko nkahita mbyakira, nkahita nkumva yuko koko nanjye nkumva nza, kuko mbere ya gatoya wenda dusubiye inyuma ho gato bajyaga bavuga ngo abantu nkatwe ngo iyo babyaye ngo bakagira inda ngo barashwanyuka. Icyo kintu rero ngo baranyitinya rwose, nkagitinya ku buryo niyo abantu b'abasore bazaga nko mu rugo wenda baje kureba nk'abandi, ntabwo ibyo ngibyo nabyitagaho ngo numve ngo wenda bimwe bavuga ngo ni irari, ngo urabararakiye ngo urabirenge, ntabwo byigeze bimbaho. Numvaga gusa ari icyaha, nkumva ni ukujya gusenga, nkumva ni ibintu nk'ibi. Ariko no mu busanzwe ntabwo najyaga ngira nko kuvuga ngo wenda ngo abana ngo barateranye, wenda nk'abantu bakuze ngo barateranye, ukumva ngo umwe ni inshuti ya runaka ngo undi ari inshuti ya runaka. Ntabwo ibyo bintu nigeze mbigira. Numvaga abantu maze kwiyakira nyine, ariko nariyakiraho gatoya. Abantu bose numvaga ari abantu nyine bari aho ngaho, ariko nkumva nta nshuti wenda navuga ngo wenda nakwegera. Ndibuka umuntu umwe wanyiyegereje dusubiyeho nyuma yo gato, ni umuntu witwa Cecile, ni umudamu ari iyo ngiyo iwacu. Niwe nigeze kumva nirekuye akazajya aza akanyegera, ariko abandi ntabwo banyegera, ko ntiwigeze kuvuga ngo iyo tugendanye ndamusebye nza kubyumva. Rero ngewe nabaga numvishije ikintu, ntabwo nazaga ngo nkubaze ngo kuki wavuze ko nkuze. Ubwo iyo najyaga nyumva nyine, ubwo nabaga nyumvishije nkahita ngewe nikontorora ubwanjye, ntabwo sinzi kuburana ngo njye harango mbaze ngo runaka ngo kuki wavuze iki ngicyo, wapi. Ntabwo nyine nahitaga nikontorora ubwanjye nkahita mvuga okay ntabwo bizongera, bikahita birangira. Ubwo rero maze kurota izo ndoto nkazajya mbibwira abo mu rugo. Noneho mbibwiye abo mu rugo nyine nkawe bakambwira ati n'ubundi urenda gupfa, mbese nkahita mbyakira. Ubwo rero nk'umwana umwe aje kubimbaza ngo tujye i Kigali, nupfa kujya i Kigali ni mu byaha, ko baravuga ngo i Kigali ngo abantu nkatwe ngo barabarya, mbese ngo umutwe wanjye ngo ni bora, nabyo bikantera ubwoba. Ariko ndibuka igihe kimwe nigeze guhura n'ikigeragezo, numva kiramfashe kirankakaye cyane, numva isi yose numva ndayanze, numva n'abantu bose. Kuko ndibuka mukuru wanjye uwo nguwo n'ubu arahari, yabyaye umwana wa mbere, yari amaze nk'umwaka aramusiga ahita azina i Kigali. Umwana turamurera, ari mukuru cyane, kuko niyo yazaga ubwo nawe itaga mbura amahoro. Mbese nkumva nekereje n'ahantu kujya ahantu, sinenzi kujya ahantu najyanye na mama, ahantu hose mama yajyaga ajya twarajyanaga. Nkumva isi yose nguye hejuru yabaga yaje, byo kuvuga ngo umuntu ngo araje ngo avuye kure ngo barayambiriye, nkabona nyine bari kumuyambira arabaha n'ikintu, ariko ngiye nkategereza nkagiheba, kubera ko icyo gihe bwo nta n'ikintu namukeneragaho, kuko ikintu cyose ngewe narakihaga, nta kintu natihaga. Imana rwose yangeraga umugisha, nk'umuntu akaza akambwira tumva ati ndashaka nkorere hari ahantu, nkagenda nkamuhakorera. Kuri icyo gihe cyarageze, ndabyibuka ko yaje bwa kabiri atwita umwana wa kabiri. Ndabyibuka ko yaje icyo gihe nari nejeje kilo 100 y'ibishyimbo, nyicamo kabiri, igipande kimwe nyiha mama, ikindi ndakigurisha nyashyira ku mufuka. Ndangije aje arambwira ngo mva ngo mbwira ngo amafaranga nzajya nguhemba, ngerega ngo nzajya mbyara urera. Mbwira iryo jambo nabakase Mana, koko ndeze uwa mbere n'uwa kabiri kujya i Kigali. Yarazanye undi wa kabiri kujya i Kigali, nabitekereje ariko uwa kabiri saa 6 z'ijoro. Kuwa gatatu naje i Kigali, kuwa gatatu bwarakeye mpitamanuka, nta n'umuntu wese ko mama namubwiye mu gitondo, namubwiye Mana uyu munsi ndajya i Kigali se ni umunsi ndajya i Kigali. Karumuna kanjye ndamwibuka, we yararize cyane bitewe n'uko namureraga, arerera cyane, utubuko kuransize unsigiye nde.
ndagenda i Kigali bitewe n'ibiryo ukuntu nagiye kubona nkabona ahantu nasaruye ibishyimbo nkabona bibyemo amasaka atanabinsabye nkabona mbese ngezeho cyo kuza ndabyakira mbonye bikomeye ndavuga yewe nizana amakuba 2 ngo ndaguha ni amafaranga yawe nshaka ukuri naho mu 2 ubuntu ndahabiba ndaharangiza ndangije kuwa gatatu mu gitondo mutamanuka njya gwa Gitima uhajya byari inote y'ijana icyo gihe noneho birangiye impita ndagenda bwira pasiteri icyo gihe pasiteri wacu yari Gahirwa ndamubwira nire ndashaka kujya i Kigali se gukora iki ningiye mu kazi mu by'ukuri nta kazi nari ngiyeho numvaga narihebye ubuzima bwanjye ari ubwo kwiyahura nkagenda nkagwa ahantu mu rugo batareba noneho bigezeho bajyaga bavuga ngo Nyabarongo ngo kuyijyamo nta muntu ukubona mbese ngeragenda ikakwakira neza nta muntu ukubona nkumva kabisa ngeze mbitekerezaho ndabyibuka ko haje umwana umwe ariko we yarari mu rugo ariko abi Kigali arambwira ngo rega ngo ejo nzataha abimbwiye ndavuga newe ni ntacyo turakomezanya urugendo ndibuka ko hari umupapa umwe niwe waje ashyira kuri moto yangejeje mu ndatemo ahita anegera twageze n'aha nka saa 12 hafi saa moya kuko hari muri gare hari hakiri ibyondo iyi Kabeza na kaburimbo yari irimo byari ibintu by'ibihuru ndabyibuka hari kuri nuza kuri korotire hari ibihuru byinshi cyane kuko bajyaga bavuga ngo habayo n'ingwe ahanga Kicukiro byari ibintu hari imyembe nuko rero bwatwiriye ndibuka umwana w'umubyara wanjye niwe nabwiye mbabarira umaho kurara mu gitondo ndahita njya ku kazi ubwo rero byageze aho ngaho ndaharara mu gitondo mutanca ngatega imodoka y'ijya Nyabarongo nkayibura nkava mu muhanda nkongera ngasubira muri wa wundi navuyemo nkongera ngakata bunyiriraho ndibuka ko bwije niho nagiye ahantu ndakomanga hari ayo mama ndabwo mama byari nka saa 3 z'ijoro ngero kuko naye nahuye n'umumama arambwira ati hano habaye imbobo ati zishaka kugufata zikagira ngo urendaye mana we none ndavuga mana wanabaye koko ubwo ya mafaranga ndacyayafite rwose gezaho nta n'inzara gusa gezaho ngo mbwira mama ndabwira mama mbabarira umaho kuryama cyakoze icyo nashaka ni ibiryo arabinyemereye anyereka intebe yari irambuye ndiryamira ndibuka ko umugabo yaje agakomanga numva ngize ubwoba ariko ngeze aho ndavuga ko ntashaka nyice n'ubundi n'urupfu ndi kurushaka ageze aho ngaho ubwo yaraje afaturaninde tere n'umwana yaje ati ni igikuri yaje arambwira ngo ni maha kuryama ataryama atariye ati ibyo bintu ukoze ntago ari byo yarageze aho ngaho rero bukeye mu gitondo ndamukomangira mpita ngenda ndabyibuka ko yagiye amaze kugenda ngeze mu nzira mtamura n'umukobwa wambonye kuntu ngenda ngaruka ngenda gata kuko nakubonye nejo nakubonye byagenze bitwatse ngakurangira akazi mbese mbona noneho urupfu ndubuze mitamo gushaka nyine uwo muntu nyine ahita ambwira ati rero reka ngushakira akazi ndabyibuka aho hantu bamembaga 5,000 hari abana 6 noneho ndahakoze mahurira n'umumama nawe mana yanjye anyigisha ubuzima menya gukora n'ibyo natarinzi byose naho namenye gukora ibintu by'i Kigali bakora sinarinzi guteka ifiriti narinzi kwitekera ivanye nyine nk'uko bisanzwe byose aranyigisha arankaruma mana we umva naryamaga saa 6 z'ijoro saa 10 nkaba nabyutse aranyigisha nkajya kuvoma hari ibintu bajya kuvomeramo bimeze nk'ibishitingi bakajya kuvoma wenda ushaka kuvuga uti se wavomeshaga iki nyine mu cyaro navomeshaga idomora ariko ngaha amageze navuga ni banseka nkazanya mfata ubudomora 3 nkabucomekanya nkacomekamo nk'umwenda nkazirikira aha akandi nkakarenzaho hejuru idome ikabiruzuye ngeze aho ngaho rero namaze amezi 3 n'imbatarane banga no kuma n'amafaranga bigeze aho ngaho rero nyuma mukuru wanjye niho yaje amaje kuza ndavuga none haranyica kuko babimbwiye nagiye kwivoma nje numva ikiniga kiranyishe murebye numva ndababaye nafite amafaranga 3,000 nabwiye ayo amafaranga ugende yaguremo igitenge ushyiremo icyo gihe rero naje gusubira mu rugo mama yambwiye ko nayegezemo dusimbutseho gato nabaye nakoze mu mago 3
kuva ngeze i Kigali nakoze mu mago 3 ariko nahuye n'ubuzima bubi cyane, ariko ubwo byaga mu rwa 3 nagezemo niho hari umumama n'umukobwa. Ntabwo ndugumye kubabwire inuza ndagenda nyine simbuka bitewe n'uburyo ndi kubona. Bigeze aho ngaho rero mama tubana bari abantu bavuye muri Kongo, bakundaga kuvuga igiswahili nkavuga abangaba kabisa ntibazanyira, noneho nta n'uzamenya ukuntu bigenze. Yagiye Imana nimba ariyo yamuciyemo yahise ajya kunyishyuriza ya mafaranga, agezeyo barayamuha ahita afatanya naye yaje kunjyana mu rugo iwacu. Nyine habaye ikintu kirenze, ariko uko bigenda bihinduka genda menya ubwenge. Ngeze nagiye numva amajwi y'uburyo nasengaga, Imana ikagenda ibinyerutsa, noneho nza kubasaba ndibuka yuko nyiri mu rugo hari korari nigeze kurota. Ngeze ariko nabwo ntabwo nagize amahirwe yo kuvuga ngo ngiye gusenga, aho ngaho bahise banjyana mu icaci, ariko ngeze ndebye imikorere yaho ndabyanga, ndavuga ntabona atari byiza. Byageze hagati rero mpita mbabwiye ndashaka kujya gusengera kuri adapera. Mu by'ukuri nagezeyo, ngeze aho mpita mbona ya korari, nyigezemo ntabwo byatinze, nageze aho ndandika baranyakira nyagumamo. Nibwo buryo rero ndi i Kigali. Ubu nibwo buryo ari Kigali. Ubu Kigali ngiye kukubaza noneho utubazo duke, nanze kujya nguca mu ijambo. N'utubazo duke. Ubu Kigali ubayeho gute, ubana nande? Ese nicyo kibazo cya mbere nakubaza. I Kigali rero mu by'ukuri ubu akazi ko mu rugo ntabwo nyigakora, narakaretse maze imyaka 2 natakigakora. Ubu rero Imana yampaye umubyeyi, ngira ngo namwe mwamubonye, ni inshuti yanjye. Mu by'ukuri wenda nawe uruta umubyeyi, ariko aruta abavandimwe, aruta bakuru banjye, aruta barumuna banjye, mbese ni uwa kabiri kuri mama. Ndamukunda. Wagize gutyo ubona umuryango unganya ababyeyi, ni abantu unganya ababyeyi. Hanyuma nubwo uba mu muryango, mu buzima busanzwe warakoraga ukora ku dufaranga, nubwo wakoraga akazi uvuga ko katagushimishije, ubu ngubu ukora iki uvanamo imyenda yo kwambara, amavuta yo kwisiga? Murakoze. Ubu rero nk'iyo cyane cyane hari igihe mbona nk'ibiraka by'isuku, akaba ari byo bikunda wenda simbibona buri munsi cyangwa se nk'uko mbyifuza, ariko uko mbibonye Imana igenda ifasha ica n'izindi nzira. Mbese nanjye sinzi uburyo nabyo biboneka, njya kubona nkumva barampamagaye, nkagenda nkakora, wenda igihe nkora nk'ukwezi cyangwa se nkakora nk'igice cy'ukwezi, nimbona ubwo buryo. Ariko niyo bitabaye gutyo, ababyeyi tubana baramfasha, ariko hamwe no gusenga Imana igenda ibikora. Ati hamwe no gusenga Imana irabikora. Hanyuma akabazo k'amatsiko, ufite imyaka 30, niba nabyumvise neza wavutse muri 89. Ubu umaze kuba inkumi. Ese iyo umukobwa ageze muri iki gihe mu myaka 20, 30, hari igihe abasore batangira kumubaza iby'urukundo. Ese we ibintu by'urukundo birimo gute? Hari umusore muri kumwe, bimeze bite? Duhe ishusho yo kuri icyo kintu, kuko ni ibintu bibaho. Murakoze. Ni ibintu bibaho rero mu by'ukuri. Muri abo basore nduru kuvuga ntabwo biba bifatika. Byinshi nababaza bambwira gukora ibyaha, ubundi kari rwose mu by'ukuri ntabwo naremewe gukora ibyaha, naremewe gukorera Imana mbese. Ariko wenda bitavuze ati ngewe ubundi ngiye mu busanzwe wenda ushaka kuvuga ati n'abambaza ngo ubwo se ngo uba wifuza ngo umugabo umeze ute. Mu by'ukuri rwose umugabo aje nabyakira biturutse ku Mana, ariko niyo ataza ngiye rwose Apolonie nta mpamvu, ngomba gukorera n'Imana nkajya mu ijuru. Ariko wenda bishe mu cyifuzo cyanjye mba nifuza umusore w'inzobe, umugabo w'inzobe dayeri ukijijwe, ukunda Imana, ukunda n'abantu.
Apolonie, hari icyo wageze kuvugaho, ukora uturimo tujyanye n'amasuku cyane cyane n'ibyo bintu wisangamo, waranacurujeho ibintu byo gucuruza urabizi. Wenda kuba dukurikiye hano kuri ZOOM TV24 hari umuntu ushaka kukubona akavuga ati uriya mukozi w'Imana reka mwegere cyangwa reka mwegereze yankorera utu tuntu. Ese byakunda ko waduha nimero zawe wazivugira kuri kamera za ZOOM TV ku buryo wagukenera mu buryo bumwe cyangwa ubundi yakubona? Okay, murakoze. Wenda akazi rwose natakora, ni akazi kanjyana mu byaha, ntabwo nagakora. Ariko rwose ibintu by'amasuku ndabikunda, ibintu byo gucuruza ndabikunda. Ubwo rero reka mbahe nomero zanjye ni 078 480 46 40. Zisubiramo uvuga ibiri ibiri. 078 078 48 0 46 40. Apolonie, dusoza ntabwo twarangiza ikiganiro utatubwiye cyangwa udahaye inama abantu babayeho nabi cyangwa bari mu buzima bubi badafite ibyiringiro by'uko bazavaho bari bakagera aho bagera. Mbese urabizi ko muri iyi si ni isi y'ibibazo, ni isi abantu baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Ni iyihe nama cyangwa ni iki wabwira abantu bafite ibibazo ariko bakaba badafite ibyiringiro by'uko ibibazo byazashira nabo bakishima bakava muri ubwo bwigunge bakishima? Okay, murakoze. Hari nk'abandi bagenzi banjye b'ibikuri. Jewe rero kuvuga ngo igikuri bitewe n'uburyo niyakire ntabwo bijya binkoza isoni uko wabivuga kangahe. Wenda ikibi wenda nuko wenda wangirira nabi, ariko niyo wangirira nabi nagusengera ko nta kindi nagukorera. Nk'abo bantu rero bameze nkanjye cyangwa se nk'ababyeyi dayeri, mushingire kuri mama uburyo yampunganye. Buriya mama niwe ibintu byose niwe mbikesha. Rero ushobora kuba ufite nk'umwana nk'uwo, ikindi gihe amahirwe nagize barankoresheje mu gukora kwanjye, nako kwatumye mbi Kigali. Kuko iyo batankoresha bakanshyira ngaho ngaho mu mbere, bakanshyira aho ngaho bakamisha, mbese ntibankoreshe ntacyo mba nayimana. Ariko uwo mwana wawe ugomba kumushyira ahantu hagaragara. Nk'ubu urugero ntabwo nari nzi ngewe ko navugana n'abanyamakuru, bumva uri uwa gatatu. Ngiye byaranantunguye, numvaga nagendaga mu muhanda nta n'uwajyaga ambwira ati ujyaha cyangwa se ugira ute, ariko ngiye nkiringira Imana. Nk'ubu nk'uwa mbere twahuriye twagiye muri sorute turi muri korari, nk'uwo mwana rero ugomba kumukurayo. Ni umwana nk'abandi, nanjye ubu ndakora mbana n'abantu nta mpamvu, ni umwana nk'abandi. Ugomba kumushyira ahagaragara. Ikindi nawe wa mukobwa nimba uri n'umuhungu nimba uri iki, ugomba kwirekura. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo wowe ngo ntabwo ujya ugaragaza isungo yo gusuzugura. Oya, reka kwisuzugura, ureke no kwitinya. Ikindi nagushishikarije kwizera Imana, kuko umuntu wese yari mu Mana. Mu by'ukuri ibintu byose mbikesha Imana, kuko ibyo bimfasha byose. Ukirekura ukajya mu bandi, ukageka kurakara. Wabona abantu baje bakureba nk'umugederi, hagiye nk'umuntu aza yiruka akaza akandeba nibimeze bite, amakuru nkagusuhuza, ariko bitewe n'uburyo nari nkubonye wenda uje undeba, cyangwa ubwini usha watubwira icyo usetse natwe tugaseka, ugasanga twese turasetse. Ubwo rero ugomba kwirekura, abantu baza bakureba ukababaza impamvu, nimba ari wowe ukabereka nyine ko uri shapu nta mpamvu. Ariko nugumya kwikanyaza bazagutinya, ube wana byana kumera nabi. Ubundi cyambere cyo no kwiringira Imana. Nimba atanakijije ukagomba no kujya mu gakiza, kuko ngiye ukuntu nabibonye muri Yesu habamo byose. Habamo kwishima, umuntu akaza akagusuza niyo ataba afite icyo. Ubundi igihe niyo waba udafite icyuma, ariko ukambwira neza, icyo ngicyo kiba gihagije. Amina, amina. Urakoze cyane. Dusoza dore buranije, reka tuguhe kamera uyifashe noneho uturagize Imana, uragize abari kudukurikira, bari gukurikira iki kiganiro, ndetse n'undi wese ukuri ku mutima umusengere cyane ko watugaragarije ko uri umukozi w'Imana. Akirane, karibu. Okay, murakoze. Ndagushimiye Imana, ushimiye neza yawe, ushimiye urukundo n'umurava, ushimiye uburyo waduteguriye mwamwe iki kiganiro, ushimiye uburyo kubw'aba bantu Mana wacishije mu nzira zitandukanye. Ni ukuri nyagora ku ngoma ukabarinda ahantu hose bagiye baca, hari aho batinze, hari aho bamanutse, hari aho bazamutse, aho hose wabereye Imana.
mwami ukiyobore nk'Imana kandi kibashe guhumuriza imitima ya benshi. Hari abameze nkanjye, hari abahuye n'ibigeragezo nka mama, bose ubahumurize. Hari abitaye ku by'iyi mibiri yacu bakabona bitashoboka, ariko nyaguhora ku ngoma bashyigikire. Ngaho rero mwami aba bantu ugendane nabo kandi nibagera amahoro turagushima. Ni mu izina ryawe Yesu, amen. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.